gaze aho arabeshya gaze no mu nzu niwe uriya munsi bakimukura kwa muganga bahise bamushyira muri gereza barara bamufunze uwo munsi haranzi ko harimo ibyuma yagiraga hano hari igiterane cyajyaga kibamo bakanabimukodesha nabyo byahiriyemo hariya na senti na gitari yiwe yajyaga acurangira umugore ari kumusoma kunda yigeze nose nabeshya yigeze amucurangira amarega nawe mushyiriye igitoki kuriya umwana si uwawe gutese cyese wagiye gupimisha Edeni ukamenya ko umwana atari uwawe uyu mugabo yakoze ibintu by'ububuka yaje sominda ngo ari kumucuranga ari gucurangira uruhinja ni umuturanyi uwo musore uvugana n'umusore mugenzi we babana ndavuga ndetse ubu ngubu navugana n'umusore babana nta n'ukwezi ndamara mbyaye urabona mfite imbaraga zo kwirirwa mvugana n'abasore nta muntu nuko yari yahiye umuntu w'umugabo ashaka gufata umwana w'uruhinja ubwo se iyo apfa uriya mwana wenda ni urugero iyo uriya mwana apfa n'umugore agapfa bakavamo ari muzima ubu ngubu abariye ariko bava mu maboko njye nawe no kumuhekenya umugabo mama gaje amwataje ndabona yarakisize icyamurakaje uwo mwihoreye ntuvugane nawe hashize akanya bavuze ngo none ngo bambwiye ko ngo uwo mwana ngo atari uwanjye nta mwana ariko kamubwire abantu bose bavuga ko umwana ari uwawe wakituhije n'ubundi ko bizamenyekana Bowazi arafunze Landirodi yakubwiye ati umuntu mumfatire umugumane iyo baguha rero se umuntu akubyiye ikintu wakwa ugikora cyangwa uragikora agirana n'umugore we ngo abaturanyi bakabakiza imirwano ikaza guhosha ngo ubundi agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima ngo bikaba byari bibaye nyuma yaho ngo abahanuzi bamuhanuriye ko ntagiye ari kuzaba perezida cyangwa ibindi akagira igihugu akamaro umwana n'uw'igihugu byo kuvuga ngo ubwo se ngiye ko niyo imengishora mu muriro yanyubeye ko najyamo ngashase umugore wo imyenda we we yasohotse niwe wayikuriyemo we nakubyiye ngo nongere mbisubiremo tumukuramo yari yambaye akantu h'agashuka gatakara kwa kundi turi kumukura kakoze muri grillage kubera ku ruhande twaracenye n'utundi dusigaraho ura n'umugore wa Bowazo mu mugongo hari ahantu afite agasebe kakagiriyage kamukozeho gatoya muri kumukura turi kumukuramo noneho ahita agira ute kagasume yambaye gahita gatakaramo imbere muri dushe kubera abaturanyi nibo bamuhaye iki nibo bamuhaye akenda yitwikira ubutumwa nk'abandi twaje urabona ukuntu twagize serire tumaze kwica umugore tumukuramo n'umwana noneho umugabo ashaka gucikira mu idirishya riri ruguru hariya naryo duhita turikuramo tumaze kuyikuramo dirishya tumaze kuryica naryo nyine umugabo duhita tumufata kugira ngo ataducika n'ibindi byose atari iby'umwana jyewe manurira ubwo uramanurira nk'iki arakubwira ko abana babiri ufite atari abawe ndamubaza niba yarabateye inda niba ari we waje kumutera inda ngo ufite abana hanze 10 umugabo agiye kumushaka mu kihe cyumba jyewe naragiye sanga muri saro hari ahantu hari urugi nubwo ejo nanze kubivuga ahantu hari urugi narwo rwaranahiye namusanze ari iruhande rwarwo yicaye yari ahagaze nabwo tumanza turanashaka no kudiriringa ashaka kugira ngo niba yarazi ko ari bundusha ingufu nyine ashaka kugira ngo wenda tujyanemo asanga ntabwo bishoboka izina rya Yesu nahise muterura nanagiye nanamukuyemo mukubita musohora urumva witwa Habaguhirwa Bowazi ngo yari amaze gufata icyemezo cyo kwifungirana mu nzu arangije ashaka gusimbuka we ngo ni umukarateka ariko ibyo ngiye ntabwo bindeba yashatse gusimbuka ajya he ashaka nose umuntu ashaka gusimbuka ubwo yashaka gucika yateye ikinyuma mu gihe agiye kuzamuka akagurumbita ngacakira
Yes, ikaze cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira, tubifuriza amahoro y'Imana, twizere ko ibyo murimo byose muri amahoro. Niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije, turagukomeje. Umunsi turagarutse, turi ahantu bitwa Kimisagara Katabaro, niho turi gukorera iki kiganiro, niho twicaye ahantu hazwi nko ku kazu k'abanyerondo. Ni muri metero zingahe yaho Boaz yaratuye, cyangwa se aho mwakurikiranye mu minsi ishize ku nkuru zigiye zitandukanye, hari ibyago byahabereye cyangwa se hari inkuru yahabereye y'umugabo washatse kwica umugore we ndetse n'umwana. Uyu turi kumwe kuri kamera ari buze kuza kubibwira, ariko ryazina ndivuge cyangwa ntago bajya barivuga, ariko se ko ryagiye kuri platform ahantu hose nabonye bamwita Kimasa, yitwa Kimasa. Uyu niwe watabaye mu rugo rwa Boaz, uyu niwe wakuye Berize Madamu Boaz mu nzu, bivugwa ko atari anambaye. Uyu niwe watabaye, niwe wahageze bwa mbere, niyo mpamvu twamushatse kugira ngo tuganire, atubwire byagenze bite from zero to end to Z. Tugiye gutangira ku murongo neza cyane kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa iby'iyi nkuru yo kwa Boaz, iby'iyi couple yo kwa Boaz. Ese no mu busanzwe imibereho yabo yari iyi? Ese koko n'ubundi ni Boaz washatse kwica cyangwa se we wagambiriye kwica Berize n'umwana? Kabiri, abantu bari kuvuga bamwe bati nkeje amakuru twahasanze biravuga ko atari gaze yakoresheje, ahubwo we yakoresheje amarido. Kimasa yahageze polisi itarahagera, Kimasa yahageze mudugudu atarahagera. Ndi kubeshya? Yegereze mikrofone utubwire. Ndi kubeshya? Kimasa yahageze gitifu w'akagari atarahagera, Kimasa yahageze inzu gitangira gushya, umugore wa Boaz ari kuvuza induru atabaza. Kimasa niwe wamenye ibirahure, niwe wakuyemo ibintu byose kugira ngo atabare uyu muryango. Kimasa tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mukoreye intro koko. Hey abantu ubwoba. Banyita Tuyisingize Jean Claude. Yego. Ariko ku izina risanzwe banyita Kimasa. Bagita iry'akazi. Ahantu hose wagera nanjye babinyise. Ubundi iyo ugeze muri quartier hari izina bagira baguhimba. Ariko uri ni Kimasa koko. Aya. Ntabwo ari cyangwa bagendeye ku bunini ufite. Aya, buri muntu bahimba ikintu nk'ukuntu. Ubwo nawe hari nk'ukuntu wagera ahantu bakaguhimba izina ku giti cyawe. Umeze neza? Ndashima Imana. Yego. Ubusanzwe ahangaha Kimisagara ni hoba? Ni homba. Uri umuturanyi wo kwa Boaz? Nuye ruguru yaho gatoya. Utuye ruguru yaho gatoya. Twagiye kuby'iyi nkuru yabo. Uradutangira utubwire ujya gutabara kwa Boaz byari bigenze bite, wari wumvise gute, inkuru yaho wayimenye gute? Nge nari ndi mu rugo, nari ndyamye. Yego. Mu gihe nari ndyamye numva abantu barahuruye. Mu gihe bari kuvuza inuru ngenda mbitangira utemanuka, kubera hariya nari ako kanya nari maze no kwava. Tunamaze no kwatunda umucanga hariya kwa Boaz, kwa Boaz. Ariko ni kwa Boaz ya ruguru yaho mu rugo rwa ruguru. No mu gihe ngera mu rugo numva abantu bari guhurura. Mu gihe bahuruye bari guhuruza bari guhuruza kugira ngo abantu bagira ute baze babatabara. Nahise nyirute naramanutse ndahagera. Sanga abantu benshi pe bari banahari. Ariko bagira ubwoba bwo kugira ute bwo kujya mu urwo rugo. Ukihagera byari bimeze bite? Nge nasanze twakoze ku rugi twumva urugi rurafunze. Noneho mu gihe dukoze ku rugi twumvisha rufunze, kubera ruguru iranzu bayubaka irana nayikozeho. Wayikozeho ubuyede? Nayikozeho. Ruguru hari ahantu hari akadirishya kari no mu bwiherero, kari muri toilette yo munsi. Noneho bitangira ute twahise tubona hafi yaho ngaho akantu inuza igikoresho biti piki. Buretse gato, ese ukigera aho ngaho ugakora ku rugi ukumva rurafunze, mwabonaga umuriro, mwabonaga umwotsi? Oya, mu nzu hari umwotsi mwinshi cyane. Muri kubona ko hari gushya? Kubera nyihagera n'ibirahuri by'urugi byahise biturika. Kubera gushya? Kubera gushya. Noneho twari tuzengunuka inyuma, tumara kuzengunuka. None se mimbere hari harimo yahe majwi? Mimbere hari harimo umudamu wiwe ari uri gutaka. Yatakaga mu buhe buryo? We yavuga ngo ni bamutabara, umugabo agiye kumutwika. Muhagera? Twe tuhagera kwa n'idirishya nibwo twaringe waryiciriye.
idirishya ninjye wariciye. Umudamu we twamukuruye. Buretse gato turagira kugukurura umudamu we, mukihagera mwumvaga amajwi y'umudamu ari kuvuga ati ni mu ntabara umugabo agiye kuntwika. Murakomeje, dukomeze nta kibazo. Twahise tugira ute, twahise fata ipiki ndasenya. Usenya inyuma ahantu hari akadirishya. Akadirishya ngasenye, duhita tugira ute, dufata umudamu wiwe turamukurura. Umudamu yari muri icyo cyumba? Aho yari mwaho ngaho mu bwiherero. Yego. Ari mwari. Tukimaze kumukurura nabwo bimanza kwanga kuvamo, ariko nyine agira ute, turagerageza tubona avuyemo. Yavuyemo yambaye ubusa buri. Oyase. Nta kintu na kimwe. Wowe niwe wamuyukuriyemo? Nitwe twamufashe tumukuramo. Yari yambaye ubusa buri. Nta nakanu namba. Nta kawunamba. Nta n'ikintu, niba umuntu avuze ati yambaye buri ubusa, abari nta kintu na kimwe aba yambaye. Icyo gihe Bowazi yari ari he? Bowazi yari akiri mu nzu. Ntabwo yatakaga? Bowazi nta kibazo yari yifitiye we. Bowazi mu nzu ntiyatakaga? Nta kibazo na kimwe yari afite. Nabwo turangije tugira ute, umudamu tukimaze kumukuramo yahise ajya mu nzu y'umuturanyi, bahita bamuha agashuka arambara. Ariko akimara kubivuga gutyo ahita avuza inuru, umwana wanjye ari he. Akimara kubivuga gutyo nahise ninjira muri ka kadirishya njyamo. Buriya n'umupira afite wahiyeho ku ruhande. Njyamo ninjiramo. Nkimara kwinjira manza asanga umwana indebe imwe yari iri gushya, indi itarafatwa n'umuriro. Ariho umwana ari? Umwana ari ku ntebe itaragerwaho umuriro. Umwana yari ari mu nzu irimo irashya? Mu nzu irimo irashya. Yari ari mu cyumba? Yari ari muri salo. Nubwo biriya benshi bari kugenda bavuga ngo yari ari mu cyumba ngo yari amaze kumuha ibere, biriya bintu barabeshya. Kubera ngo umwana ninjye bamwikuriyemo, hari umugenzi wanjye twari turi kumwe niwe namuhaye, maze kumumuha bitangira ute Kimasa bita winjiye mu nzu. Madame Bowazi yari hanze, bagiye kumwambika kuko yasohotse yambaye ubusa. Urinjiye ugiye gushaka umwana. Byagenze bite? Kuri munini waciye mu kadirishya gatoya nka kuri yabigenze? Arega ahantu hose n'ahantu umuntu ataca. Buri ikintu kigorana cyane cyane. Biterwa n'igihari. Buri ikintu kigorana cyane cyane ni umutwe. Buryo umutwe hatambutse byose biba byarangiye. Hanyuma urinjiye? Narinjiye. Umwana urumva winjiriye muri douche? Mu kadirishya. Wageze muri salute? Kubera inzu hari ahantu hari icyumba cyabagamo umukozi. Yego. Ari icyo cyumba harimo akaryango kajya muri douche. Nahise ninjiramo fata umwana ahantu ku ntebe yari ari muri salo. Ntongera mbitangira ute muhereza umugabo wari uri ku kadirishya. Baravuga ati harimo n'umugabo. Umugabo we musangamo ashaka kugira ute kwitwika. Nabwo twamanje no guserera byatangiye, twamanje twari tunagiye no kurwaniramo. Mu nzu iri gushya? Akose Kimasa, aya makuru turi gutanga turi kuyaha abantu badukurikiye mu mpande enye z'isi zigiye zigenje gute zitandukanye. Iyi nkuru hari uburyo yatangajwe. Iyi nkuru hari ibyavuzwe. Iyi nkuru na Madame Bowazi hari ibyavuzwe. Wenda bitandukanye n'iby'uyu munsi uri kugenza gute uri kudutangariza. Uratwemera ko ibi bintu uri gutanga ariko kuri kwawe jewe ukuri nge ibyo ngo mbabyira nge mbihagazeho. Urumva nge mbihagazeho. Kubera nabo ngabo bavuga gutyo uwo mudamu wa Bowazi asohokamo hariya sa nkufata microphone neza. Yego gutyo asohoka ntabwo bazi ukuntu yasohotse. Keze twe twasohotse tuvuga ati asohotse yambaye ubusa. Turumvikana. Yego. Naho ibyo bari abantu barugenda bavuga hirya no hirya ngo twango barakareka. Urumva. Yego. Urinjiye ufasha umwana. Uyu munsi Madame Bowazi mu kiganiro yatanze yavuze ko ari we wafashe umwana akamujugunya akamucisha mu idirishya. Ibyo avuga ntabwo ari byo. Arabeshya Madame Bowazi. Arabeshya kubera we yasohotse yavuyemo umutima. Urumva. Nta gitekerezo namba afite. Yibutse umwana yageze hanze. Umwana niwe wagiye kumwikurira. Nijye wagiye kumwikuriramo mu nzu. Nijye wamwikuriyemo. Umwana umaze kumutanga. Abantu bati hasigayemo n'umugabo. Umugabo agiye kumushaka mu kihe cyumba? Jewe naragiye sanga muri salo hari ahantu hari urugi. Nubwo ejo nanze kubivuga ahantu hari urugi narwo rwaranahiye. Namusanze ari ruhande rwarwo.
yicaye yari ahagaze nabwo tumanza turanashaka no kudiriringa ashaka kugira ngo niba yari azi ko ari bundusha ingufu nyine ashaka kugira ngo wenda tujyanemo asanga ntabwo bishoboka. izina rya Yesu nahise muterura nanagiye nanamukuyemo mukubita musohora urumva ubuyazi ngiye mbara umbwire telefone ntacyo banze shyire siransiye nta kibazo ngiye mbabarira umbwire winjira mu nzu kandi iyo buto ya siransiye nta kibazo nabibonye sinzi umuntu ushaka ntabwo muzi ariko yego winjira mu nzu koko Bowazi wamusanze hehe duha ishusho y'uburyo Bowazi je nakubye ahantu namusanze ku rugi urwo rugi rwaranahiye rwari ruri gushya icyo gihe cyane ntabwo ahantu yari ari ntabwo umuriro wari wagatangiye kuhagera ntabwo wari wagatangira kumugeraho ariko imyotsi yari myinshi yari myinshi kubera njye musohora yasohotse asohora imyotsi y'umukara ururimi rwabaye umukara. Bowazi watubwiye ngo yashatse nyine we yashatse kukurwanya agira ngo wenda ntabwo ndi bumushobora yagize ko yibagiwe kuri Kimasa ibyo bya Kimasa no kuba tubiretse yibagiye ko bakwita reka abantu baje ku ruhande nabo murabasobanurira kubera ngiye babakuyeho kubera ngiye ibyo ndi kungiye abamamagaye oya bamukuyeho cyangwa ihagarike byose oya kubw'umutekano wawe ubwo reka bakatinze igihe wambeshya nayegeze hirya ntare nayegeze hirya cyangwa se nk'uyifukuraho ntabwo tujya tubikunda Kimasa ntabwo ajya abyemera none uba witonze genza gake babanze babikore buriya babizimije mwitonze mwese mubihagaritse nta kintu Bowazi yakubwiye icyo gihe ngiye nginjiramo Bowazi aramyata abagore ni babi urumva niryo jambo yahise agira ute ambwira ngabagore ni babi umusubiza iki ubwo se bari kumusubiza iki wahise uterura watubwiye ati Bowazi ntiyashakaga gusohoka wabwiwe n'iki ko Bowazi atashaka gusohoka nose wowe winjiye mu nzu turumvikana ukinjira mu nzu ukarwana n'umuntu ushaka kumusohora ukabona washaka kugira ute ashaka kurwana ajya hehe mu muriro ubwo urumva ari we wabigenza ute wahise umuterura umva nari kumureka se oya ntabwo wagomba kure wahise umuterura uramujyana kuri rya dirishya ugeze kuri rya dirishya bigenda bite aramuteruye abari hanze bagira ute baramufasha bakimufasha nubwo abandi bahise bavuga ngo ni gaze nahise nongera nyikuramo ngewe nyikuriramo gaze ni akagaze gatoya karagira ibiro 6 k'umutuku nagakuyemo nta n'ikibazo gafite kari kanarimo gaze n'ibyo ngibyo rero bagenda bavuga ngo ni gaze narayikuriyemo gaze we warayisohoreye kabantu mana yise nijoro reka twikomere oya turibuze kuhagera tubabare tuze kugenda gakeya cyane kugira ngo bize kugenda neza cyane guhita ujya gushaka gaze ese ubwo ntabwo wari ufite umuriro wari uri kugera hejuru arega nge biriya ntabwo ari ubwa mbere mbikoze sibyo mba no mu cyaro harahana ibyigeze biba nabwo icyumba kimwe cyari kimaze guheramo abantu 2 ikindi harimo abana tubakuramo buriya ni ubwitange nakoze kubera ntabwo ari ubwa mbere ubikoze nari mbikoze umukozi se wabo we byari bimeze bite umukozi nge nahageze ari hanze umukozi yari anatetse atetse n'ifiriti buriya twanamukuyemo turebye ku ruhande dusanga isafuriya sinze abantu bahise bayitwara ya Bowazi agasafuriya gatoya yari gutekera hanze isafuriya ari kukiba ntabwo tubizi karimo n'ifiriti karimo n'ifiriti Kimisagara se barakina nta mikino Kimisagara niko bakora niko bimeze ariko yego ibintu byatangiye gusohoka gute kizimyamoto zahageze gute kizimyamoto yahageze nge Bowazo ndi kumwe nawe epfo none nari ninge kubera ukuntu nabonaga yari ameze nge nahamagaraga ambulance nayo iza bitinze kugira kizimyamoto ize hamanze kuza pandagare pandagare cyagera kizimyamoto iza iyikurikiye na komanda warahepfo ku murenge Kimisagara yego
yaje asanga ndi kumwe na Bowazo yaranamurebye abura ukuntu abivuga nyine mbona ahise azamuka ruguru kizimyamoto yahisiza bahita bagira ute bajya kuzima. Ku kigendanye no kuvuga ngo Bowazi yashatse gucika, Bowazi ashaka gucika nabwo kubera tukimusohora namwe yamanje kujya ahantu hirya pembene yaho hari amazi, hari robine. Iyo robine ashaka yafashe amazi yitera mu maso. Noneho mu gihe ashatse niba ararebye hirya akabona ibintu byakaze, buriya yavuze ati hari igihe nyamara byagoranye. Arangije ashaka gusimbuka we ngo ni umukarateka, ariko ibyo nge ntabwo bindeba. Yashatse gusimbuka ajya he? Ashaka nose umuntu ashaka gusimbuka ubwo yashaka gucika. Yateye ikinyuma mu gihe agiye kuzamuka akagurumbita ngacakira. Umudugudu ahita agira bati rero umuntu umundebera umukomeze sagucike save mu ntoki zawe paka abantu baje kumutora. Koranye nawe uwo mubosi twari turi kuvugana kuri phone akamya ati wowe muntu umufatire. Wowe mubosi haranyira nyiriya ziriya nzu wakamya ati we mufatire utamurekura. Twaramufashe turanamanuka hari hepfo, ageze no ku muhanda nabwo baramyombe murekuye, nabwo ashaka kongera gucika ashaka kujya nyifuranga ashaka kunkubita. Kamya ati wowe hari igihe bitakubera iki byakubera mambata. Yego. Icyo gihe Madamu Bowazi, icyo gihe umwuka wari uhari wari umwuka umeze gute? Nyine Madamu Bowazi icyo gihe bahise banga kumuhereza umwana diregite. Baranamumanuye, ndakeka ko bamumanuye bakamugeza hepfo. Urabona ara kwa Ezekiel ahantu hari inzu ifite igipangu gikorotereye n'amabati. Yego. No bahise bamwinjiza. Yambaye nuza bari bamuhaye kagashuka. Yavuyemo agaruka yambaye ipantaro. Araza arongera arazamuka, nabwo banga tabagira ute kumuhereza uwo mwana. Umwana ninde wari umufite icyo gihe? Umudamu begeranyeho hepfo yaho yiranzu ya mbere utangira kuzamuka amasikari. Niwe muntu wari umufite umwana. Noneho niho bahise baza bati se umwana bimeze gute? Bandi ubwo bari baje nyine barabo muri Mbirasi turabati twebwe umwana ni muzima. Ati mama ati nawe nta kibazo. Kubera ngo umuntu bari bamaze kuma bamaze kumushyira hehe muri Mbirasi. Ubwo ibyanjye byari bigize ute byari birangiye. Hari video twabonye Bowazi afashwe na polisi twari turi kumwe. Uretse hari video Bowazi ari kugira gutya adashaka ko bamufotora bimeze nkaho umupolisi yamwicaje hasi. Kiriya gihe byari bigenze bite? Tubwiye polisi ko bamufotora. Bowazi yagiye mu maboko, yavuye mu maboko yawe ajya mu maboko ya polisi bigenze bite? Nyine ngiye hano twari turi ngiye kubera papa yaturutse epfo tumureba turi hejuru, twari turi kwa karakazu kwa Ezekiel hejuru. Tunashatwe nitwe twanamwihamagare ngo azamuke papi azaho turi. Umupolisi ahita amujya imbere kugira ngo atagira ute atamufotora. Uraho kantu uzakarebe neza, ura Bowazi ari ahantu bamufashemo gutya uzakitegereza. Baramufashe bamujyana hirya, umupolisi amuhagarara imbere. Papa agiye kuzengunuka, umupolisi arongera amufata amwegeza hepfo amwicaza hasi. Barese papa ahita azamuka ajya ruguru. Arebaho ibibazo byabereye, bamaze kubibona niho bahise bagira utamya ngo nongere mu manukane. Bahita bamushyira muri Mbirasi. Nanjye rero nahise nzamuka gera ruguru. Papa Valence baramya ati dore umuntu byose byabaye hari n'uyu nguyu abari nge bavuga. Niho twaze tuvugana, Valence papa itagira ute arongera arimanukira. Yego bitanguma aho ngaho RIB ziramya ati niwe bavuze ko ibintu byose byabaye RIB. Bahise badushyira, twari abantu babiri batumanuye turi babiri. Batujyana ara ku murenge Kimisagara RIB. Twe tugira ngo wenda hari ni bagiye no kudufunga. Tuhageze nijye namanje no kwinjiramo muri RIB. Barambaza bakubaza kubijyanye barambaza ukuntu nahageze n'ukuntu byatangiye n'ukuntu nabakuyemo byose barabimbaza. Yego. Bakimara kubimbaza ndabasobanurira n'ibyo mvuze byose ndanabisinyira. Byose ntangana nimero zanjye za telefone. Baravuga ati ikindi gihe bazamamagara. Unavuga ko gaze ari we wayikuriyeho? Narayibabyiye katari gaze. Ndabati ngewe byose byabaye mari. Abati wowe igihe nitugukenera tuzaguhamagara kuri phone.
polisi ikihagera kuri Bowazi byagenze bite? nyine polisi ikihagera Bowazi nta kintu yavuze ariko ijambo nibuka ko yavuze polisi ihari nuko yavuye komanda ati kuva komanda w'inyenyeri aje nta kibazo niko yavuze. bakamubwira ngo yicare ngo mwebwe ntabwo muri ba komanda, bakamubwira ngo icara yakabyanga. Iryo jambo yavuze akimara kubona polisi aho ngaho ikimugera imbere. Yego kuri ribu utanze statement. Ubu se Bowazi ari wakijya muri ambulance, ubu Bowazi ari he ku makuru ufite? Ubu ngubu amakuru ufite kandi magazeho n'amaguru yanjye abiri. Ejo ubu ngubu ngo ni iminsi 2. Ubu narara amazemo iminsi 2 kuri sitasiyo ya Kimisagara. Hepfo harandi no kureba n'amaso yanjye. Bowazi yafunzwe ryari? Uriya munsi bakimukura kwa muganga. Bahise bamushyira muri gereza barara bamufunze uwo munsi. Yego ese ku ruhande rumwe wenda wavuze ngo uyu munsi uko inkuru yagiye hanze, inkuru yavugaga ko Bowazi yatwitse umugore we cyangwa se yashatse kwica umugore n'umwana akoresheje gazi. Kuri wowe wageze mu nzu bwa mbere wabonye Bowazi yarakoresheje cyangwa ku makuru ufite Bowazi yakoresheje iki? Nyine twe kubera twamanje kugira ute gushakisha ubuzima bw'abantu bari barimo. Ntabwo twamanje kuvuga ngo nose bari kujya kureba ibintu bakoresheje mu nzu utamanje gutabara abantu bari ugomba gutabara. Ariko ubu harayo ufite, ubu uyu munsi harayo ufite yahese abo ufite nagusobanuriye sibyo? Yego ntabigusobanuriye ahibyo kumyango ngo Bowazi gaze aho arabeshya gaze no mu nzu niwe hari ahantu isinge ebyiri zacitse. Urumva hari isinge ebyiri zacitse. Byo kuvuga gaze ko twakuyemo ari nzima. Noneho ni impanuka isanzwe y'amashanyarazi. Arega impanuka isanzwe y'amashanyarazi urusinga rurashya siruhita rutandukana ako kanya. No samya ngo isinga ziraciye ukamyira ngo ibyo ntabwo bibaho. Buriya n'ubu bwa yakoze buriya n'ubu nta muntu w'umugabo ngo ni pasiteri sugara biriya ni ibiki se yakoze. Niba ari n'umupasiteri biriya yashebeje abapasiteri bose yarabashebeje. Buriya n'ubu bwa ntabwo ari uvugaho nta nubwo bibaho. Hari amakuru avuga ko babanje gushyamirana n'umugore we, hari ibyo yavuze ko yabanje kurwanaho n'umugabo we. Nyine ibyo byaje ibyo ngibyo ni mudugudu wabivuze. Uko yaranagiyeyo mu gitondo amanza yumva ibyabo mbere yuko biriya biba yagiye. Yamanje kujyayo. None bwa kabiri bamuhamagaye ariho yasanze hahiye ziri gushya. Ku makuru ufite we batubwire ibyo wumvise bavuga ku gushyamirana kwabo. Ibyo gushyamirana kwabo ngewe ibyo nta nubwo nagize ute nabyivanzemo. Ibyo byo rwose ngiye aho naba ngiye kubeshya. Ibyo rwose ntabwo nabigiyemo. Ntabwo wigeze ubijyamo. Nta makuru wumvise se y'uburyo bashyamiranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi? Byabo bashamiranye ngo ni umutipe bamuhara mu gipangu ngo bazi ko ngo yari umugabo wa mudamu ngasambana n'uriya mugore wa Bowazi. Urumva kandi atari byo. Nawe rarebyo kuvuga ngo umwana ngo ntabwo ari uwo ntabwo birabibaho. Ese kuba ko bavuga ngo ni umukire akaba akize iyo afata nani mugorana nakivuze icyo kintu. Nta muntu w'umukire uvuga ngo ni umukire ngarakize kuba yafatira iry'itanu n'umugore w'iry'itanu bakajya gufata DNA ntabwo byabananira. Kubera barabikemuye mu Rwanda bisigaye bihaba. Yego biriya ntabwo ubwo se umuntu yakubwira ati dore umwana ntabwo ari uwawe. Ubundi umwana wose uvukiye mu rugo aba ari uwawe. Umugore n'umenye ise w'umwana uwariwe. No kuvuga ngo umwana agavukiye mu rugo baje bakugiye mu matwi ngo umwana nkakareka. Yewe ubwo n'umuhanuzi uzaza kubimbira nzahita njya kumureka.
nose tuvuge ko Imana itagira amatwi. Imana ntabwo azi kanyibyirira. Ese umuhanuzi ajya gukoresha DNA kandi ufite Imana ireba byose. Ariko ibyo by'Imana, Imana ndayemera ibaho, sibyo? Iravuga kandi iravuga. Ariko nyine ntabwo waza ukambwira ngo umwana ufite ntabwo bibaho. Kubera iki? Ahubwo wowe kubyiyumvisha gutyo nako no bawozi kubyumvisha byamunaniye. Aya, nose ko bavuga ko akize, akaba umunyamafaranga, kae pe arakize. Haranzi ko ni harimo ibyuma yagiraga, hano hari igiterane cyajyaga kibamo, bakanabimukodesha. Nabyo byahiriyemo hariya. Na senti ya senti? Na kitari yiwe yajyaga acurangira umugore ari kumusoma kunda. Yigeze nose nabeshya, yigeze amucurangira amarega nayo mushyiriye igitoki. Akajya sominda ngari kumucuranga ari gucurangira uruhinja. Kabarano ububwa. Na gitari yarahiye. Surumva hari icyasigaye ko byose byaba biri muri saro. Ariko birashoboka. Bowazi ashobora kuba yagize umunye. Hari ibyavuzwe ko umugore yamumennye amakaroni mu maso. Akamumena bamwe bavuga amakaroni abandi isombe. Buriya bushye bwo mu maso afite ngo ntabwo ari ubw'umuro wo mu nzu, ni ubw'umugore yamuteye nibikomera. Jewe ibyo byo kuba baramumennyeho ibiryo ntabwo bindeba. Je naje ngize ubuzima bw'abantu. Turumvikana. Je naje ngize ubuzima bw'abantu. Ariko ntabwo wamubraminga cyane ngo umutabire hitaka. Ura n'ububwa. Je nongere mbisubiremo n'ububwa. Nta muntu wabuvuga ngo ni pasiteri ugenda ubwo se ura mwana mu myaka iri imbere azazabiki. Azazabiki. Kare. Biriya bintu ntabwo bibaho n'umunsi warimwe. Ntabwo bibaho. Abantu baravuga bati Bowazi yari yanyweye icyuma. Bowazi muraziranye? Mwarabanaga mu buzima. Oya, hari service wamuhaga. Nose nanjye uko yambiraga service nawe nk'ukuntu wagira ute nabikubwiye. Niko bimeze. Ku makuru yo kuba yaranywaga inzoga akaba yari yanasinze. Byo kuba yari yasize keze ko yasohotse amaso yatukuye. Ariko ibyo kuvuga ngo yanyweye inzoga ntabwo nigeze mufata ari kuyinywa. Sibyo? Ntahora namubona ari kuyinywa cyangwa ubyumva. Ntabwo ndamubona ari kuyinywa. Aho wabyumvise. Ariko yagiraga agacuma mu nzu. Ndabyibuka ari fari n'ahantu nakoraga munsi yiwe. Aho ndi gushyira itiyo afite agacuma harimo n'umukenge zira mikenge ya Kinyarwanda. Naranabwiye ngo nasomye Imana ngiraje guhereza ibyawe. None ubwo iby'Imana ubwo nzabibona hari simbizi. Niko yahise guhanurira. Niko yahise amanurira ni ko ntabwo ari ubuhanuzi. Ntabwo ari ubuhanuzi. Ni kubera iki wumva ko atari ubuhanuzi? Ubu abantu bose Bowazi yahanuriye ubitesheje agaciro. Ariko kumya ngo guhanurira umuntu ukaza ugakora ibintu nka biriya uri umuhanuzi, ibyo bintu bibaho. Ariko se yumva ko umwana atari n'uwa kanagenda baza akavati bekameshatse ahantu mangiye wenda nzagaruka stress yarangiye koko. Ntabwo ari ubugabo n'ububwa pe, ntabwo avana ukumucira rwa Pilato. Buriya n'ububwa nongere mbisubiremo n'ububwa nta muntu w'umugabo ukora icyemezo nka kiriya cyihuti. Urumva? Ariko umuntu aramanza akagira ute agashishoza akamenya ubumenyi. Urumva? Ikintu wihutiyeho deregiti ntabwo bibaho. Abantu ufite Bowazi n'umunyamasengesho, Bowazi yarabanye n'umugore we neza, ahubwo abantu babateje ibirozi, babateje ibishitani bikoresha Bowazi ibintu bibi nka biriya. Aya uri muntu nk'ubwo ubundi nk'uwo muntu wanditse SMS ku mwana atari we bazamukurikiranye ubundi. Uwo muhanuzi bamukurikiranye akabyemeza noneho nyiraho uriya mwana akamugaragaza. Babisizaho bakazamufata. Niyo message batarayisibye bazayizanye. Cyaba bakazajya ku cyicaro cya MTN yaragikemuye. Ikareba igihe message bayimwoherereje. Bavuga ko ari message bamwoherereje. Bavuze ngo kari message bamuhaye. Umuhanuzi ntago banahuye yamuhaye message. Ni message. Ariko ibyo bintu urobone no hanze nashatse no kumukubita bura nuko kana muntu nuko yari yahiye. Umuntu w'umugabo ashaka gufata umwana w'uruhinja. Umwana w'uruhinja. Ibyimwerere bingahe. Ubwo se iyapfa uriya mwana. Wenda n'urugero iyo uriya mwana apfa n'umugore agapfa bakavamo ari muzima. Ubu ngubu abari. Baya ariko bava mu maboko. Genari no kumuhekenya. Kisi nakubeshya. Urumva? Arega nandi umubyeyi, sibyo? Naye ikibazo yagize nanjye ari gihe cyazambaho, sibyo? Ariko biriya bintu ntabwo ari ibintu byo
guhita ufata umwanzuro diregiti ntabwo bibaho urumva buriya ni ububwa yakoze rwose biriya bintu ntabwo bibaho reka ntabwo bibaho uyu munsi kwa Bowazi n'ubundi wacyahaturiye nabonye inzu madamu ari kwibamo kuriya aya madamu we ntabwo ayirimo kuri ibyo muzamuvuga ibintu nyine kumenya neza tubwire ubwo nakumvisha icyo ushaka wowe muzajya muvuga ibintu mwamanje gushishoza ejo umudamu wa Bowazo yafashe ibintu bye babikuyemo bimwe banabikuyemo 2:00 za nijoro ibyahiye n'ibikiri bizima byose ibyahiye ejo bakuyemo n'imyanda babikuyemo urumva ibya bikiri bizima babikuyemo 2:00 za nijoro urumva ngiye kubera babikuyemo ndi hara ku muhanda nangiye gutora gaze yo mu rugo babikuyemo nijoro 2:00 imodoka yari ihari yarongeshashe babikuyemo babishyira mu modoka nabwo avuga ko ari kujya iwabo hehe mu Gasyata iwabo aho avuka ngubu ni hari ese iwabo ku babyeyi none bamubujije gushaka na Bowazi akanga nose nyine ubundi baravuga ngo icyawe naho kijya nose azamwanga azamujugunye bazamwange se bazamujugunye bazanga nde nyine ubwo uriya mugore wa Bowazi bazamwange bazamujugunye nubwo bari baramuciye mu muryango wenda bavuga ati nyine we nicyo yashakaga arakibonye sibyo ariko ntabwo ubwo se wakwanga umwana wawe wabyaye wamushyira mu ruzi se nyine basubiranye boro zabo none se mubyire nk'iki noze bari kumurekera hariya ntabwo bari kumurekera ku gasozi inzu yahiye nta gukingwa ntaki none bavuze ati rero umwana wacu nongera agaruke mu rugo nyine urumva ni gutyo bimeze ubu uri nk'umubyeyi wa Berize waramumujije gushakana na Bowazi akanga ibintu wabyakira gute nose wabikora hiki icyaje arega uracyakira kiba cyari cyose ugomba kucyakira uko kiri ukagifata ukacyemera niko bimeze Bowazi arafunze Landirodi yakubwiye ati umuntu umumfatire umugumane iyo baguha rero se umuntu akubyiye ikintu wakoma kugikora cyangwa uragikora umuntu akubyiye ikintu uragikora ubu Bowazi afungishijwe na nyirinzu afungishijwe ubu ngo bari mu maboko ya RIB ubwo akurikiranwa ashobora kuba akurikiranwa icyaha cyo kwangiza umutungo utari uwe ari inzu icyaha kwarekiranwa kiranumvikana kwangiza umutungo utari uwe icyo ni icyaha ushaka gutwikira umwana ni icyaha cy'ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi umve mana yanjye urubanza rwa Bowazi tuzarwitabira abasesenguzi bakuru baba badushakira dosiye ubu ngubu ubwo nyine nzaba mari uzajya batubwiye ko niba ajya kuburana tuzaba tuhari niko bababwiye ko njye ntabwo nzapfa kujyayo ntabwo ngiye kwica umubyizi wanjye buriya birahenda ibyo kuvugira umugabo nyine we ijambo ubundi warasoye bwa mbere ukivuga mu kanwa kawe bwa mbere niryo leta y'iki agaciro noneho izajya gufata ibya nyuma hari ijambo wigeze wowe wivugiye ku giti cyawe rya mbere ubwo uzavuga ijambo nonaha ejo mu gitondo urihindure uyu munsi madamu Bowazi arimo arashyigikira umugabo we aramushaka azagende bamumuhe azagende bamumuhe urabimushyigikiyemo yewe se yewe numva abana agafungira n'ahantu katagaragara ntabwo ndi umugome ariko fata umuntu w'umugabo ushaka gutwikira umugore n'umwana mu nzu biriya bintu se bibaho bye navuze ati uriya mwana azi yari kuzaba iki hari igihe yari kuzaba perezida urumva hari igihe yari kuzaba perezida cyangwa ibindi akagira igihugu akamaro umwana n'uw'igihugu byo kuvuga ngo ubwo se ngiye ko niyemeye ngishora mu muriro yanyubeye ko najyamo ngashya se kandi waremeye ukajyamo ko nemeye ngajyamo nose gushya nyine ntabwo nari gushya wari gushya nose nagiyemo ari ukubera ko nge niyanze ntabwo ari ukwiyanga uriya ahubwo abatera abantu agahinda kariya ni agahinda bashaka kuzana mu gihugu
urumva biriya bintu ntabwo bibaho ntabwo bibaho n'umunsi warimo ntabwo bibaho. Uyu munsi Boaz ashobora no kuzagaruka muri sosiyete mu bantu mu buryo busanzwe wenda n'ibihano ahawe, ashobora no gukatirwa n'urukiko agahabwa ibihano bisubitse bibaho agasubira muri rubanda. Washyigikira ko asubirana na Berize? Jewe rwose ntabwo nabimushyigikira, ariko iby'umugore n'umugabo ntawe ubyivanga, nta muntu wivanga mu by'umugore n'umugabo. Kubera nivanze mu by'umugore n'umugabo nanone ntabwo ngiye kuzana ibintu birebire. Mu mboni yawe se urabona ino couple ishobora kuzongera akaba couple nzima ikaba umuryango muzima? Nyine ibyo ni ibyabo, aho bahuriye bazongera bongere nanone bongere bahahurire, sibyo? Kubera aho bahuriye nyine aho nzi, yego, bazongera bahahurire. Wenda ntabwo nshaka kugira ngo tuze no gutinda cyane. Inama wowe wakuye muri ibi ngibi, isomo wigiye muri iyi saganya yo kwa Boaz ni irihe Kimasa? Njye burashwanye n'umugore nahita nzinga nkagenda, mfata ipantaro imwe iya kabiri agashati ku rutugu bagenda, aho nazagwa iyo ngiye. Nose nyine nzakora nk'ibyo yaragiye gukora se nabikora biriya. Wakwema kare hakiri kare, hako njye haje sazagira umuhanuzi uzaza ngaje kumanurira. Ntabwo bibaho. Kubera iki se? Oya. Kandi Imana kuki utemera ko Imana ivuga? Ese biramutse ari byo koko uriya mwana atari uwa Boaz? Nyine ubwo niba atari uwa Boaz, umugore we amategeko arahari, azamukurikirana. Amategeko azakurikirana umudamu? Niko bigomba kuzagenda. Hakuze wabyara agahindugira. Aho kuvuga guri cyo reba inshuro wamusangaga uretse turera nabaje. Reba igihe wamusangaga ari gucurangira inda. Reba igihe wamusangaga ari gucurangira umwana uri mu nda. Nyine umugore wazabihanirwa. Utekereza ku byo bintu byose. Nyine umugore agomba kuzabihanirwa n'amategeko. Urumva? Amategeko niwe yagomba kuzamufatira icyemezo. Byanaba ngombwa Boaz agasubiza ibye we yagize uti yakoresheje muke. Yakoye se? Oya, byo kumwana rose ubwo ibintu uwamuteye amabase iyo yari yaraguze ukuntu yahiye, yarari muri sero arabonye. Ubwo wamutereye inda agasubizwa agatanga amafaranga. Haba ari umugore we, yari uwamuteye inda nyine, hanigiye bazahita ba divorce direct. Ni hatari. Inama uha abandi bagabo ni iyihe? Bashobora kuba bafite impungenge nabo ko babyariwe. Bazihangane ko yarega umwana ubyariwe mu rugo uwo ari we wose aba ari uw'umugabo uri mu urwo rugo. Ko rujya kumwandikishaho wemeye ko ari uwawe, atari wawe ntabwo wajya kumwandikishaho. None tuvuge ko wenda yagiye mu butumwa bw'amahoro agasanga yarabyaye. Wapi? Cyangwa ubundi we yafata igihe bamaranye. Akaraba nene akavuga ati niba twari tubanye niba ari umwaka umwe. Yego. Ngo umwaka umwe akavuga ati mu mwaka umwe ndani ari we umwe twari tubimaranye, akaba byaye n'umwaka utararangira, yina niyanjye. Yamanze akabitekerezaho. Akareba igihe amaze babanye. We katamanje gufata icyo gitekerezo ngamanza agira utagikurura. Ngabishyire muri bijamanza abibare, ari n'igihe babaniye, ari n'igihe gishize. Yego. We katabikoze se. Kuhita ufata umwanzuro wo gutwika umugore n'umwana mu nzu. Dongo vraiment. Yego. Bira ntabwo bibaho. Kimasa wenda dusa nk'abagana ku musozo. Mu kiganiro umugore we yahaye itangazamakuru yavuze ko ari we wafashe umwana ngakamucisha mu kadirishya akanamujugunya. Nyine we nta kuni yabivuga. Utekereza ko yaba yavuze ibi bintu kubera iyihe mpamvu? We nihamuka, sibyo? We kubera yasohoka, nawe gusohoka yasohotse umwana abariza umwana ati umwana arihe. Urumva? Ntabwo batavuga umwana, nta muntu ari kumenya ko mu nzu harimo umwana. Twagenda twinjiramo tuvuga ati nk'umugabo tugiye gushaka diregiti. Ese imyenda kuvamo kwiwe yari yahiye, ntago inzu yafashwe atambaye. Twebwe uko twamubonye ntabwo yari yahiye. Nta mwenda n'umwe we wigeze ushya wa Boaz. Wa Boaz? Ku myenda yari yambaye nta mwenda n'umwe yari yambaye. Yari afite n'agatelefone, ari udutelefone twaje umuntu yegura gutya ko nkagafunga gutya. Nabwo twageze hanze kare mu mufuka
ipantaro yari yambaye harimo n'ifunguzo. Ifunguzo zari ziri mu mufuka. Umugore wo imyenda we we yasohotse niwe wayikuriyemo. We nakubwiye ngo nongere mbisubiremo. Tumukuramo yari yambaye akantu k'agashuka gatakara kwa kundi turi kumukura kakoze muri giriyaje kubera ku ruhande twaraciye nyine utundi dusigaraho. Uriya n'umugore wa Boaz mu mugongo hari ahantu afite agasebe k'akagiriyaje kamukozeho gatoya muri kumukura. turi kumukuramo noneho ahita agira ute ka gasume yambaye gahita gatakaramo imbere muri dushe. Kubera abaturanyi nibo bamuhaye iki, nibo bamuhaye akenda yitwikira. Ubutumwa abandi bagabo bose muri rusange nawe urimo. Ariko Boaz yavuze ijambo ariko yavuze ngo abagore ni babi. Iryo jambo rarivuze. Ariko arega abagabo bose bundi haba umugabo umwe agatukisha isi yose. Turumvikana. Abagabo bose ntabwo ariko bagize ute bameze. Ese Kima uru rugo gusenyuka turabishyira uruhare runini turarushyira ku uyu muhanuzi. Ni ku muhanuzi. Ariko icya kabiri nanone icyitonderwa. Boaz wafashe uburakari bubi irani nenga kamera burana akareka. We watufata ikintu ndere gito ugahita utwika umugore n'umwana. Birayo ntabwo bibaho. Ngo n'abapasiteri abapasiteri ngo naba aho wambye urusengero yajya gasengeramo nare kuzajya no kurutangamo ubuhamwa ngenga bivuga. Imbere y'Imana nge nazabivuga. Ukavuga ngo ikize je nazabivuga. Ukavuga ngo ikize je nuko nazanasengera. Ni hehe kuri Maison de Jeunes ruguru y'umuhanda cyangwa hepfo y'umuhanda ni hasengera. Je nzajya gutanga ubuhamya. Uzajya gutanga ubuhamya se ubabwire gutya. Babyira ibintu nabonye bira ntabwo bibaho. Agati nta pasteur mwari mufite. Kose ni ngo kakabyiriza. Yicaraga imbere ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Nta muntu wabuzi ko ayoboye abantu bari kumureba. Amaso arenze magana. Ngeze ukazo gafata icyemezo kimeze kuriye. Ntabwo bibaho. Bira ntabwo bibaho. Azabihanirwe n'amategeko rwose azabihanirwe. Kubera ubu ngubu iburiya usureba ubu ngubu. Buriya sarimo hari hepfo. Ubu ngubu bari kwitekereza ibyo yakoze. Kandi we biratabikora. Buri ibyo yari gukora ubu ngubu ntabwo akibikoze. Yego. None azabikora gutarimo hariya. Kubu ngubu na hari gihe we na kuba azafite nk'ahantu yari kuzajya kubyiriza. Ndabiza abapasiteri bagira ingendo nyinshi akajya hehe akagira ute. Ubwo se baracyagiyeyo. Ubwo se ari kubyiriza cyangwa kwabona ari kubyiriza muri gereza. Ntawamenya. Abahanuzi bo urabavugaho iki? Navuze ngo nasazagira umuhanuzi uzaza komanurira. N'iby'Imana yamweretse banyita tuyisingize Jean Claude Kimasa sazagira umve. Nta muhanuzi shaho uzaza komanurira. N'ibindi byose atari iby'umwana. Jewe manurira. Ubwo ramanurira nk'iki? Arakubwira ko abana babiri ufite atarabawe. Ndamubaza niba yarabateye inda, niba ari waje kumutera inda. Ngo ufite abana hanze 10. Nugute ubwo no kuvuga ngo Kimasa ni izina niryo muntu. Reka dusoze reka dusoze. Ariko umuntu bahimba umuntu ntabwo birababaje. Uyu munsi Madame Boaz arimo arashaka ko umugabo we wenda ataha akajya ahubwo bakongera bakubakana bikagenda neza kuko uyu munsi abantu bari kuvuga ko ari kumuvugira. Ariko ntiwabura kumuvugira uri umugabo wawe kandi unamukunda. Nose ubwo amuvugiye akongera akagaruka sibyo akaza. None nabira none bikongera ahandi hantu bagiye bikongera bikaba. Ubwo byagenda gute noneho? Agiye ahandi bikaba. Byagenda gute? Shora kutazongera kuba ari umwanzuro wamuteye bwagahe gato. Ariko umwanzu utera umuntu ugahita ufata umwanzuro
diregiti biriya bintu ntabwo bibaho ntabwo bibaho wagira inama madamu Bowazi yo kutamubabarira amanza agenze gake abanza tubyigeho amanza ubu ngubu ntari kumenya umuntu icyo ari cyo ntabwo bari baramenya umuntu icyo ari cyo Bowazi nibwo ari kumenya umuntu icyo ari cyo umugore we ubwo ahise abona umuntu icyo ari cyo urumva urebye ukuntu bajyaga basekana nose hari umuntu wari uzi ko biriya byabaho ntawe nose urugo rw'abantu umuntu wari uzi ko ziriya nyimbirane zazamo ntawe ntihangane nyine ubundi bajya bakunda ngo uwiyishe ntabwo aririrwa ni umugani baca ni umugani w'ikinyarwanda uwiyishe ntaririrwa yes Shema reka tugushimire cyane kubw'umwanya uduhaye ariko ntekereza ko amakuru duhaye ariyo y'ukuri kuko wagiye gutanga statement kuri RIB umuntu RIB yahisemo kwiyambaza kugira ngo imubaze amakuru natwe twamushatse twaganiriye byinshi cyane yabitubwiye yababwiye neza ko atari gaze we gaze yisohoreye ahubwo Bowazi nk'amakuru twafashe ejo byavuga ko Bowazi yakoresheje amarido Kimasa reka tugushimire cyane kubw'umwanya wenda tuzongera tuganire uko tuzagenda turushaho kubona umwanya uhagije urakoze cyane.